muraho ni SF Media TV. Nge nitwa Kubwimana Jean Claude nk'ibisanzwe. Reka turebere hamwe amateka y'umugore w'igishegabo wari utuye mu bisi bya Huye witwaga Nyagakecuru. Ibisi bya Huye ahazwi nko Kwanyagakecuru. Nyagakecuru uzwi ku izina rya Bengizage wo mu bisi bya Huye. Yatwaye igihugu cy'Ubugwe mu kinyejana cya 16. Benshi bamuzi nk'igishegabo, akaba n'umunyabwenge wabaga mu bishorishori bw'umusozi muremure w'ibisi bya Huye. Ijambo ibisi risobanura uruhererekane rw'imisozi. Umusozi muremure Nyagakecuru yari atuyeho ureshya na metero 2400. Kuterera n'amaguru uhagurutse ahitwa Isovu bigutwara hagati y'iminota 50 na 90. Nyagakecuru iri ni izina yari yarahimbwe. Yarindwaga n'ingabo ze ndetse n'inzoka karundura y'uruziramire yahoraga ku bikingi by'amarembo ku buryo kumutera bitari byoroshye. Nyuma y'urupfu rw'umugabo we Samukende waje kuzungurwa na Rubuga, nibwo Ruganzu wa kabiri Ndori mwene Ndahiro wa kabiri Cyamatare yigaruriye agahugu k'Ubugwe. Mu bisi bya Huye hari ikizenga kimeze nk'akayaga gato gihora kiretsemo amazi atajya kama. Bivugwa ko ariho Nyagakecuru yogeraga, n'ubu iyo ugezeyo ayo mazi urayabona. Ese Ruganzu Ndori yatsinze Nyagakecuru ate? Ruganzu wa kabiri Ndori nawe amateka agaragaza ko yari umwami ukomeye cyane, akagira ingabo zitwa ibisumizi zari zikaze. Ku ngoma ya Ruganzu Ndori yageze ubwo yigarurira uduce turimo Ruhashya na Mara mu Ubusanzwe, ubu ni mu karere ka Huye mu murenge wa Ruhashya. Icyo gihe uriya muhinzakazi witwaga Bengizage wari ukomeye cyane ari we Nyagakecuru Mukasamukende yari atuye ku gasongero k'ibisi bya Huye, akaba yari atwaye ubwami bukomeye cyane bwa Benengwe mu gihugu cy'Ubugwe. Cyari gikomeye cyane kuko hari uduce tumwe na tumwe tw'u Burundi cyagendaga gikoraho. Nyagakecuru wari warigometse ku bwami bw'u Rwanda, akanga no kubakwa ku mwami Ruganzu. Ruganzu yagiye agerageza cyane kohereza ibitero kwa Nyagakecuru, ariko ingabo ze zigakubitwa zigasubira inyuma zirukanka. Ibirari by'amateka byerekana ko Ubugwe bwaba bwarashinzwe mu mwaka wa 300 nyuma ya Yesu Kristo, aho hari undi muntu wamenyekanye mu mateka y'u Rwanda mu bwami witwaga Rwamba. Bamwe mu bami bagiye batwara igihugu cy'Ubugwe harimo Karama, Rwamba, Samukende na Rubuga. Ingoma ngabe y'iki gihugu ikaba yari Nyamibande. Dukomeze turebe ese Ruganzu yigaranzuye Nyagakecuru ate. Umunsi umwe umwami Ruganzu Ndori yashatse kwigarurira Ubugwe hagati y'1510 kugeza mu 1543. Mu rugamba rwo kwagura u Rwanda yoherezayo abatasi kugira ngo bamwige neza azabone uko amutera amurimbure nk'abandi bahinza. Byari intego ye. Nyagakecuru yari afite urugo rw'inzitane hejuru mu bisi bya Huye rukikijwe n'amatovu menshi, ariko hakaba n'inzoka y'inkazi yabaga mu bikingi by'amarembo ku buryo ntawapfaga kuharenga. Ngo Ruganzu yivugana Nyagakecuru bitamugoye, yamushukishije kumugabira ihene nyinshi, maze za hene ziragenda zijya muri ya matovu zirayarya koko zirayararika. Ya nzoka yahoraga mu bikingi by'amarembo irahunga iragenda. Ingabo za Ruganzu ibisumizi jaje gutera ibitero bigamije guhitana uwo muhinzakazi Nyagakecuru bizoroheye, kuko zaciye muri bya byanzu za hene zari zaraciye. Ibisumizi byaraseseye bihinguka kuri Nyagakecuru biramwica. Ibirari by'amateka byerekana ko ibi byabaye hagati y'umwaka w'1510 kugeza mu mwaka w'1543. Nyuma y'urupfu rw'umugabo we Samukende waje kuzungurwa na Rubuga, nibwo Ruganzu wa kabiri Ndori mwene Ndahiro wa kabiri Cyamatare yigaruriye agahugu k'Ubugwe. Nyagakecuru na Rubuga wa Samukende baguye muri icyo gitero, ndetse ingoma ngabe Nyamibande
ijyanwa ibwami kwa Ndoli. Mu basigaranye ibisigisigi by'amateka bemeza ko kugira ngo Ruganzu Ndoli atsinde Benginzage cyangwa Nyagakecuru byamusabye imbaraga nyinshi, kuko byamusabye kugaba ibitero bibiri, kimwe kikoherezwa kwa Nyagakecuru, ikindi kikoherezwa ku ngabo zakundaga kunganira Nyagakecuru zitwaga Imparabanya. Izi zari zituye mu rusobe rw'imisozi hafi aho mu bisi bya Kigasari. Ubu hari uruganda rw'abacuzi b'igishamvu, hakabamo uwitwaga Mba wari intore cyane mu kumasha no kwizibukira. Uyu Mba nawe yaje kwicwa icyo gihe mu iharikwa rya Nyagakecuru, asiga n'igisigo agira ati habe namba. Iyo uri mu bishorishori bw'ibisi bya Huye ubona itaba ryari ryubatsemo amazu yari aya Nyagakecuru. Ubona kandi ibisigisigi by'ibimera byerekana ko hahoze hatuwe, birimo amatovu make n'utundi twatsi dukunze kumera ahantu hahoze ifumbire. Ubona kandi ikizenga gito kiretsemo amazi kandi kitajya gikama. Rwagati ku musozi ubona agace kitwa ku k'abakobwa, aho abakobwa bahuriraga kera bavuga guca imyeyo, iminyereri iva mu nshinge no gutunganya inkwi bakaganira amabanga yabo. Aho hagaragara agataba bakundaga kwicaramo. Kuri ubu kandi itaba ryari ryubatsemo amazu ya Nyagakecuru, n'ubu ubonamo imyobo yerekana ko koko aho hashobora kuba hari urugo. Kubera iki Nyagakecuru yagiye gutura hejuru ku gasongero k'umusozi? Inzobere mu by'amateka Karangwa Jorome avuga ko abatware bahambere baturaga ku musozi hejuru mu rwego rwo kugira ngo biborohere kwitegera ibihugu cyangwa uduce twabo, ariko kandi bikaba no mu rwego rwo kugenzura umwanzi washakaga gutera yajyaga guterera umusozi yatahuwe kare. Ku itongo rya Nyagakecuru hashinze icyapa gisobanura amateka y'uyu muhinzakazi na Ndoli mu kinyejana cya 16. Inshuti za SF Media TV, reka amateka ya Nyagakecuru tuyasumbikira. Kora subscribe na share na comment na like, tukomeze tukugezeho andi mateka y'abandi bantu. Murakoze, mugire umunsi mwiza.